wa kabiri gusa. Nama kuri avuye ku kibuga cy'indege kuri entry. Ku kibuga cy'indege. Kuri entry wallahi kuri entry. Singaya du singini. Vestina asigaye muri Canada. What the? Kigori. Murabibonye ntimubibonye? Nukuvuga ngo ndumva sunangana na macho yako. Nababwiye ko muri iyi nkuru harimo uburyo butatu. Turi kumwe? Gutwikira iyi frame nkweretse ya usisite. Urimo kumva? Iyi nkuru kuba ari ukuri uyu mugabo asambanya abana b'i Kigali kugeza aho kamera bazihanuye ku nzu n'umukozi akirukanwa. Ibi bintu ari ukuri. Kuba bari gushaka ibyangombwa ari mpamvu uyu mugore asigaye muri Canada undi agataha. Hano dugutanye inkuru live. Nukuri kw'Imana. Nuturetse Mutesi Jolly. Mani, reka nabageze kuri do. Nicyo tuvuga kuri Mutesi Jolly. Uko nyumva? Mutesi Jolly nta mafaranga yenda kumpa. Turi kumwe? Yewe ndi mu bantu babazuye ya mukobwa Mutesi Jolly kugira naho bahagaze baravuga ati uyu mwana ngo dufata ni ikigarasha. Kwezi Mutesi Jolly atabyara kerekana nawe akamera nk'abandi bakobwa. Nose yabyana nabute kandi abantu bose ari nyana zimwe. Narembye bagiwe. Wabyarana n'inyana zimbwa. Kuva wabaho. Mbwira umu ex uzi wa Mutesi Jolly. Muri high school. Tugende gake. Aba YouTubers bari hano biravugwa ko ejo ku masaha ya 9 aribwo urukiko cyangwa ubuyobozi bwahaye gatanya umuntu bita Muyango na Kimenyi. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hari inkundura mu nshuti za Kimenyi, nyuma yuko hari umudiaspora wagize gutya akoherereza Kimenyi amafaranga ngo yamuhera umuntu Kimenyi akayarya. Ndabivuze abantu Muyango yananiwe kwihanganira kwakira mu buzima bwe. Barongoraga Kimenyi. Abantu barongoraga Kimenyi Muyango yananiwe kwihanganira kumva mu matwi yabo. Hari uyu mugore bita Natasha uba muri Australia ukunda kwitanana. Uyu ni umuntu wareranywe na Kimenyi hari Kicukiro. Urimo kunyumva? Bivugwa ko ari wabanje gusiga hagatoki kwa kundi abantu bajya guteka mu dukuro boye bafite imyaka 7-6. Barakuranye asiga hagatoki kugeza igihe amatage yisa batandukanije umwe akajya kurunda akajya kura ariko bya bintu rwa rukundo rw'abana rugeze ruvaho. Bikavugwa ko impangura mwana w'umukobwa yabyaye ari za Kimenyi. Ariko naje kumenya amakuru ko atariyo. Ibyo bintu nayo nizo rumazi ntizigeze ziha Muyango amahoro. Yabazena kugeza igihe bazanye nabo bana bakabashyira hariya bakababaga. Mudamu aravuga ati ndagufungisha uhere mageragere. Kumuvugije jihad bikaba ngombwa ko basiba ayo mafoto. Ibyo bintu jihad akiyunga n'uwo mukobwa bikarangira. Keza uyutiliska ntabwo yigeze mu mutwe we ibintu bikwirwamo ko Kimenyi iriya Rwogamabondo ayibagiwe igiye kuba y'umuntu umwe forever. Cyo tugendera gake unyumve. Kimenyi nk'umuntu buriya barakubwira ngo habaho inshuti magara n'inshuti ziza zikagenda. Turiska ni inshuti ya Kimenyi ya kera yo mu bwana yagomba kujya kubwira agahinda ke. Yagiye kumubwira agahinda ke ariko niho kuvuga ati maberanye uko wagiye ku murongo rutandeba. Nimbwira ndabikoresha nk'inkoni basenya ni izina ry'Imana ibintu bavuganaga byose umujene yabishiraga kuri record. Sero kubyumva. Urimo kunyumva? Aha ngaha Keza yaraje afata ikintu bita audio arayirekura. Conversation yagiranye na Kimenyi. Zota zikubita hanze. Buriya niba ari umuntu mu buzima wahemukiye undi muri ibi biboro umuntu bita Keza yahemukiye Kimenyi. Yafashe amabanga y'urugo yose yamuganirije araza ahita no kuri panongo. Nibyo yarabivuze ati maberanye koko wagiye kurungura Muyango utambona. Oya. Nibyo wishiriye mu magambo yawe. Samagireka. So nukuvuga ngo urumva niba si conversation twumvisha hano muri conversation twumvisha Kimenyi avuga ati
ntabwo akinahindukira. Ni ukuvuga ngo Muyango yimaga Kimenyi akajya kureba umusangirangendo akamumara agahinda. Turi kumwe? Yajya kumumara agahinda umuntu umaze kuguha umupuri we ubwose uramubwira ati n'ukuri urakoze, impamvu mba naje aha ngaha ntabwo ari ingeso mbi. Mukoraho namutera umutoma, urimo kunyumva? Akamera nka Dumba ari kuvugana na Godfather. Reka ariko haza telefone y'umuntu. Ni ibintu byabaye hano, mujye ku YouTube biriho. Ati ngewe ndagukunda ndashaka no kuzakunywa. Oya, noneho ikintu uriya mutipe yakoze buriya Keza yabaye akasamutwe, yahise yikondereza kuri Muyango amukubita ikintu bita pasi, uwo bita Jado. Turi kumwe? Jado wahe umugabo numvise umugabo wita Jado ngo w'umukire sinzi ibyo akora pana, ariko pana Jado w'isibo mujye mu bitandukanye. Noneho Keza agahamagara Jado, wamaze kumurya? Urumva? Kimenyi, Muyango, Keza Teriski, ndi hano ndimo numva amakuru yasohotse ndi mu biti, nimuvuge ngo nijye wabivuze. Rega inkuru igarutse kubera turi kumva inkuru ko Muyango ejo saa 9 igitondo Muyango yandakariye gutuzaraganye. Nge ndimo numva ibyo bavuze, ndimo ndatema ibiti hano. Umva amakuru Dumba, ntabwo ndi gukwereka umuntu byanditse. Banyarwanda kazi Godfather, ntabwo ngewe ndimo ndumva amakuru. Uretse gato ntabwo ndi bubereke umuntu unyandikiye, ariko reka murebe hano musome Godfather. Uretse gato Dumba, soma hano musome muri big screen. Ese ndi moderator wawe da? Uretse gato hano handitse ngo iki? Shira muri big screen. Aba moderator murakora iki? Moderator byawe rero nabo birasinzira cyane. Soma hano. Lady Muyango divorce babyi byabaye. Amaso yanjye so yoragira ngo aracyashobora gusoma neza ko akanyamerika kanyishe. Soma hano. Byabaye ejo saa 9 ho. Wabibonye? Lady Muyango divorce. Byabaye ejo saa 9 z'amanywa. Ni o'clock mu Gifaransa urabibona ni. Ndabona umuntu yari yabanje no kuguhamagara iba missed call. Yarampamagaye ntiyambona. So wabibonye? So iki ngiki rero njye nibabwiye ngo ntabwo uyu nguyu ni umuntu uri hehe mu rukiko rw'ikirenga papa. Mfite abantu hano hose. So urabona wa Jado bamwita Jado ngo Embori irakize. Ntabwo mbizi. Uyu Jado ni ukuvuga ngo uyu mukobwa urimo kumva? Murabibonye? Godfather yewe sinjya mvuga, niba mbabwiye ngo biravugwa murabyiboneye n'amaso yanyu. Uyu ni umuntu uri hehe Nyarugenge. Niyo mpamvu iyi nkuru tuvuze ngo ese nibyo ngo turaza kubimenya. Ari mu Rwagasabo. Ntubibonye? Aha ngira ngo murabibona, ntabwo njya mbabwira bakuru y'ibihuha, mbabwira ibintu mana namaze kurisivinga nakiriye. Nuze kwitegereza hano rero nani amakuru nakuriye hari igihe cyageze. Urimo kunyumva? Ntabwo nubwo urimo uravuga ko ntabwo ari amakuru y'igihuha, uwo muntu ninde ubu urimo urakubaza ku buryo twavuga ko atari igihuha? Uretse gato nshaka kugira ngo wamugane ibintu bibe biri kiriya. Dumba, iyi nkuru nkubwiye ko tutagize gute, tutayihagazeho 100%. Turi kubyumvikana? Uze ko akantu ko kuba tutayigagazeho ndabyumvisha. Urabyumva? Tuvuze ko bigize gute? Ni ibintu kugeza igihe ndibuze kubona urupapuro rwa divorce ngo pa. Ni igihuha. Ubwo urupapuro muraza kurusaba kuri Instagram yanjye niba ruhari. Uretse gato hano ngo wiki hano katwa oya ni cyo tugibereye. Dumba abafite ubwoba ubwo kuvuga. So tugende gato ya Dumba. Ariko se mwatapinze screen mwo katsindwa n'Imana. Ndafite ubwo byo muvuze amafite ubwoba bwo kuvuga ibintu nahagazeho neza. Ibyo nabyemera. So ahangahe icyo tuvuga ni iki ngiki, niba tutagiye gutinda mu magambo ngo dusubire kuri Festina. Iyi nkuru y'uyu nguyu yo
tube tuyiretse urimo kumva nibatandukane cyangwa babyihorere urumva n'ubundi ntabwo bari bakibana kandi ngewe nshyigikiye Muyango kuko na Yesu ngewe nsigaye nshishikariza igitsina gore umugabo muri kumwe niba ubona bidakunze umwana w'umuntu aragoye tandukana nawe utere ikirenge mu cya Yesu usubira kwa so. Yesu abana b'isi baramunaniye, Yesu afata inzira asubira hehe mu ijuru, amaze imyaka 2000 yibandira rasi yanze kugaruka. Nawe jya kwa so niba udafite so uzaze ngo pape nitwa Godfather. So gahunda ngewe Muyango ndagushyigikiye, Vestine ndagushyigikiye, nimuzivemo mutahe musubire kwa panyu na Yesu niko yabigenje. Sibyo numvaga baziza sabye ngo ahita ashigikira ngo abagore bashaka gutandukana. Nibatandukane kuko rega nkubiza ukuri Yesu wase ntiyatandukanye n'abana b'abantu agasubira kwa se. Ni iki bari gutera ikirenge mu cya Yesu. Mugore nawe niwe nabitagenda neza, tera ikirenge mu cya Yesu usange so nkuko nawe yasanze se mu ijuru. So ahantu batandukane bro. Kuko ko ni kurundi bari nkatwe tudafite gahunda yo kurongora dumbu urabizi. Nta muntu woroshye gutereta nk'umuntu watandukanye n'umugabo, nta kintu abaramira agwata kuri. Gusa abagore muri bo muratandukanya mumenye ko hano hanze ntabwo byoroshye, ibyana byanyu bizagurisha urumogi, iyo uba utuye hano bizabura base, mugende mwahukane mubizi ko ubuzima bwo hanze butarimo umugabo nabwo ntabwo buba bworoshye. Ndabareba nkabibwira. Okay. Reka baboshe. Dumba gutandukana ntabwo ari ikintu kibi. Niko zubakwa. Niko zubakwa. Dumba ntabakange Dumba. Niko zubakwa mwahukane. Ndabareba nkabibwira. So Muyango niba divorce yabaye biri mu bintu yinshimishije, urumva nukuri wagize amahitamo meza, kimenye igenda nawe ugira amahitamo yawe, imyaka mwari mubanyira hagije. Ubu rere buke mujya mubona mfite nuko ntakuranye n'ababyeyi bombi. Oyase. Ndabibabwiye namwe abana banyu mukomeze mwahukane. Tumbe ijambo rirakomeye, ukeneye ihumure. Ndumva buri ndumva iryo jambo ribarimba ndumva. Bareke bahukane, mwe mureke bahukane. Imihanda irabategereje. Reka nze manze nkore disclaimer hano gato. Namaze ngewe Godfather iyo nkoze ibintu ngewe burandi mu bantu batajya bafunga umutwe uko kumva. Hano mwihangane gatoya uretse gato bereka akantu nanakora disclaimer imbere y'abantu 600 give me a second. Muntiza amatwi gato. Okay. Ndashaka abantu mbereke ikintu baca umugari mu Kinyarwanda. Mwe mwayiganye nka kunya mu kirarira bizira. Okay, reba hano Dumba. Iyi video Banyarwanda uyu mwana wakoze iyi video bamwita Diane. Ya mana badutayemo. Uyu mukobwa bafashe iyi video yabaze Diane, sibyo? Nako yabaze ya mpano. Uyu mukobwa barangije urimo kunyumva unyumve neza cyane. Uyu mukobwa barangije abantu bahise ngo uyu mukobwa nawe arabaga muri iyi minsi. Ndashaka kumenyesha abantu ko habayeho kumwitiranya uyu nguyu. Baramufashe uyu mukobwa kubera iyi video yakoze, baragiye bafata video y'umukobwa usa nawe, reka mubereke. Uyu nguyu muramubona? Bafata uyu mukobwa urabona ko bagiye gusa cyangwa basi. Iyi ni video iteye ubwoba nayo ntashobora kwerekana. Bafata iyi video y'uyu nguyu, iyi video bayitiranya n'uyu mwana. Uyu Banyarwanda urabona ko basa. Mana we mbege. Ariko noneho naje gukora isesengura ryanjye za gusanga atari ukuri, ahubwo uyu naje gucukumbura mureke gatoya murebe. Nyirubwite mutega amatwi murebe. Urabona ko nge nakoze investigation. Uriya mukobwa tubonye uriya karaka video kandi kaka video apana karaka yampana. Uriya mukobwa ufite video ye iri hanze n'uyu nguyu. Muramubona? Murabona ko n'inzara abantu mwarebye video arimo kwidija cyangwa arimo gukora ibisa n'ibitangaza.
ngizi niwe. So uyu mukobwa rero atandukanye nande nk'uyu, atandukanye nande na Diane kaka uri umaze kuva ku bya mpano. Tubisobanukire. Izo video z'urukozasoni sinkunze kuzirebuza impamvu. Reka amatwi muretse gato yadumba. None se wayikina tukareba gakene n'umunyana. So uyu nguyu ntabwo ari Diane, niwe nyiri video. So atandukanye nande na Diane. Ngiyi urabona ko barangirageje kubibwira aba YouTubers cyangwa za nyamunsi zashatse. Urabona iyi ahangaha. Urabona iyi video. Urabona ko nari mubwira. Wabibonye? Ntabwo uyu nguyu ari Diane. Uyu nguyu ni uyu mukobwa uyu. Sibyo? Ariko abantu barabifashe barabyitiranya. Bamwitiranya na Diane, urabona ko basa. Uwo Diane ntabwo muzi n'uyu nguyu ntabwo muzi. Oya Diane reka bamubage. Bamubaga ariko bareke kumwitirira video itariye. Kuko nanjye nabaje kubitiranya ariko ntabwo ari umuntu umwe. Aba bazi imihanda bakaza kubaga bagenzi babo batazi naho biba naho bijya nabo nukubabaga. So ibintu birasobanutse. So abantu nashaka kugira ngo bivaneho urujijo abantu babyumva. Kuko nanjye mbonera video nabonaga ari umuntu umwe n'abantu bazimaye bamwe ko ari umuntu umwe ariko naje gusanga atari umuntu umwe nyuma yo. Yani hamwe Yesu yaravuze ati umupanga uzicisha umupanga ni beguri. Urukumva no uko niko kuri ibyo tubabwiye ni ukuri. So kano kana ka Diane ntabwo ira video wariye beretse nyirayo n'uyu nguyu ntimwongere gufata gahame hamwe urumva. Diane n'uyu yakanye nyina muretse gato. Nyuma yuko ibi byose bibaye na divorce y'uyu mukobwa nshaka kuvuga reka dupromotingire Kaboko. Amakuru mfite nuko ubu turi kuvuga nagiye gusohoka indirimbo bita Usisite. Urumva? Ibintu byose kuri Dorcas na Vestina nibi boro bakoze turi kumwe. Niba ari agatwiko ngiye gupromotinga umunyarwanda nta ikibazo nkoresheje strategy yakoresheje. Siko bimeze? Nyuma yuko agiye gusohoka indirimbo bita Usisite. Siko bimeze? Ya Vestina na Dorcas. Yego. Nimuza gusubira mu biganiro bya Irene Murinda nkuba ikintu bita views zari zaramaze kugabanuka. Ntabwo yarahari mujye kureba ikiganiro akoye na Safi Madiba urimo kunyumva. Kirutwa n'icyanyita Cedric. Oya Safi Madiba nta vibe agira. None kubwiza ukuri. So rero ko bashobora gukora ibi byose ariko bagiye gusohora iyi ndirimbo ngiye nta kintu bintwaye kubatwikira. Mureke tubatwikire mugende murebe nabyo birashoboka. Agiye gusohora indirimbo bita Usisite urukunyumva. Mureke dutwikirire ne muri ndahabi. Kuri kumwe. Nabyo birashoboka. Gutandukana kuri ya mugabo na Vestine she's not my type ni mugufi mbona ameze nka Brenda Fassi n'ubundi nta Vestine nta uriya mugabo bose ya Vestine kaze kubwiza ukuri. Ariko nibwo muri kubica marenga Vestine. Umugabo wamugituye muri Kigali n'abakobwa bo bafite uburanga umugabo afite ubushobozi muri Kigali stira zaguca inyuma ntabwo ari umugabo wenyine. Uramugabo afite amafaranga uburanga bwawe ni hafi ya ntabwo uburanga bwande bwa Vestine umusazi uri umusazi ibyo bintu uzavuga ibindi ibyo bintu ntuzabyongere. Wumva genda urebe Kigali n'abana bayirimo. Nari nkikubwira amakuru yatugeza ariko naho ntagazeho neza. Nuko Vestine kubera ari umurokore ntabwo yisiga neza ntabwo agira amavuta meza na Irene nawe ni umunacyaro ntabwo nta byinshi abazi ariko uzi Vestine wahaye amavuta meza wewe muretse nkubwire abanyagudfada n'ababarira wenda ka Dorcas ni Dorcas wandi ninde ya Dorcas kiriya gikara cya Vestine ugihaye amavuta meza ukamushyiraho fundete ukamugira inkono kakubwire Dorcas wariwe nani Vestine wariwe. Vestine ni urugero rwiza ubundi kakubwire Vrejimo we Vestine neza urumva. Vestine neza ni Clarisse Karasira. Nukuri kw'Imana Vestine nabyara umwana wa mbere azaba ari Karasira neza cyane photocopy. Kandi Karasira we yagize limite afite n'ukuntu ariko Vestine azitaba igisogoro muzabireba dore ahantu ndi. So nta diri murimo uko n'ukuri muzabireba kaka urubuka uretse gato uribuka Karasira rimba ya ndirimbo ye ya mbere
ubona ukuntu ari akakobwa kakuki urakabona pucyura abantu bose reba akimara kubyara urumva ngo reka nkubwire ikintu kimwe kubwira